Hello, nizere ko mumeze neza cyane, ndabashuhuje aho muherereye hose. Izi ni gombo, ngiye kubereka ubundi buryo wateguramo gombo ziryoshye cyane kandi mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere tugiye gukora ni ukubanza kuzironga. Nzajya nkuraho tuno tuntu tumeze nk'utubabi dutoya, ndazironga ubundi njye nkuraho tuno tuntu tumeze nk'utubabi dutoya. Hanyuma noneho nimara kuzironga mpite mbereka uburyo tugiye kuziteka. Hanyuma nitumara kuzironga, hano hari amazi yamaze gushyuha no kubira, nongeyemo umunyu, noneho ngiye gushyiramo zino gombo nibuze umunota umwe. Ntagomba kurenza umunota umwe y'amazi wabanje kuyabiza nk'uku nguku. Uhita uzishyiramo hano ugapfundikira, umunota umwe washira noneho ugahita uzikuramo. Aha ngaha rero tugiye kuzipfundikira nibuze umunota umwe, wirinda kuzihisha cyane, warangiza noneho ugahita uzikura muri aya mazi. Nyuma ya wa munota umwe rero ngiye kuzimya umuriro, hanyuma nindangiza mpite nzikura muri aya mazi ashyushye nziminine. Noneho aha ngaha murabona ko namaze kuzikura mu mazi. Ikintu ngiye gukora, ngiye gufata tuno dutwe two hejuru ntukateho. Ngiye gufata icyuma noneho ngenda nkataho tuno dutwe two hejuru. Hanyuma rero ngiye gufata amagi abiri nyamene uko nguko, nindangiza nshyiremo akunyu gakeya cyane, hanyuma noneho nyavange gutya, noneho nayo mpite nyateka. Ngiye kubereka nayo ukuntu ngiye kuyateka. Ku ipanu shyiraho utuvuta dukeya nk'akayiko kamwe, ikiyiko kimwe cy'amavuta yo guteka. Hanyuma nindangiza mpite mfata ya magi mpite nayo nyashyiramo. Noneho nindangiza aha ngaha ntabwo ndi buyareke nyateke nk'umureti, ndajya mpita nyavanga kugira ngo bimfashe ashye vuba, ndahita nyavanga. Hanyuma noneho amagi namara gushya ndahita nyakura muri iyi panu nyashyire muri aka gasorori. Kuri ya panu maze gukuraho ya magi, ngiye guhita nshyiramo tungurusumu nakase. Hanyuma noneho nimara gushyiramo zino tungurusumu nakase, ikindi ndi bushyiremo ndahita nshyiramo ikiyiko kimwe cya sauce tomate. Nimara gushyiramo ikiyiko kimwe cya sauce tomate, ndahita nongeramo akayiko kamwe ka soy sauce. Aha ngaha ngewe ngiye gukoresha ya soy sauce y'umukara cyane dark. Ushobora gukoresha ya yindi iri light abaye ariyo ufite, cyangwa se abaye ariyo ukunda gukoresha mu mafunguro yawe. Hanyuma noneho aha ngaha uteka ku kariro gakeya, kubera ko urabona nta mazi arimo, ushobora gushyira ku muriro mwinshi bigahita bishirira. Aha ngaha rero ikindi ngiye guhita nongeramo, aha ngaha ngiye guhita nongeramo umufa w'inkoko. Aha ngaha ushobora gushyiramo utuzi cyangwa ugashyiramo umufa w'inyama ubaye uwufite. Aha ngaha rero ntabwo nkoresheje mwinshi kuko mwabonye ntabwo natetse imboga nyinshi, natetse imboga nkeya. Aha ngaha nshyizemo nibuze nka rushe imwe y'uyu mufa w'inyama. Noneho urabona ko ndi kugaragura gakeya, ndi kuvanga, kandi murabona nta muriro mwinshi urimo. Hano rero urabireka bikazamuka bikajya bigenda bibira, ariko ukajya ugenda
ubivanga ugenda ubivanga. Ahangaha rero iyo bimaze kuzamuka kubira gutya, iyo ufite indimu niyo ukoresha cyangwa se ugakoresha vinegere. Njyewe hano rero mfite umutobe w'indimu, ni indimu imwe nafashe nyikuramo umutobe, noneho icyo ngiye gukora ngiye gusukamo wa mutobe w'indimu ahangaha, nindangiza ngomeze mvange, bigomeze bibire, kwa kundi biba bisa n'ibiri kugenda bifata biri gukama, ndahita nzimya umuriro. Noneho rero nindangiza mpite nshyiramo za gombo namaze gukata, nzivangishe kano kamamiro, nsukamo na ya magi. Ushobora kubisimbiza cyangwa se ukajya ubivanga ukungurwa. Ahangaha rero ifunguro ryacu riba ryabonetse, nta kindi kiba gisigaye. Iyo harimo ino soy sauce y'umukara ubona bidasa neza, ariko biraryoha cyane. Niba utaragerageza guteka gombo muri ubu buryo, uzaziteke gutya, ziraryoha cyane. Ndizera rero ko mwakurikiye neza kandi mwakunze uburyo nateguye zino gombo. Niba uri mushyashya utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe, gukanda kuri like, utange komenti, kandi wibuke gusangiza ino video abandi ubona yagirira akamaro. Tuzasubira ubutaha. Njyewe nitwa Afia Murutasibo. Bye bye.